Muraho neza abakunzi bacu bora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe urakora mu kanya ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe uhite utsinda ikintu ubusabwa no kubonera kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera kugiye mbere yuko ureba ino video, ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda, maze ukakanda ikintu cyose kizeho aba ari cyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita usinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo ninjya mbishyiraho ujye utibonera kugiye, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Ushaka code twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka tubigufashemo. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu. Tuguha uburenganzira ikintu twashyize muri computer ukagira ukibona muri telefone yawe. Nibwo buryo dukoresha tukajya turakwigisha, n'ubundi ni nkaho tuba twicaranye. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho. Iyo uvuze ngo ishusho y'icyapa, ese kino cyapa uri kubona ari impande 3, ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari impande enye? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa rero cyo gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, ratamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ariho ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome, mbega ngo inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Seka ngo umuhanda utaringaniye, mu gihe deba ari kutubwira ngo umuhanda winjira wangijwe n'isuri. Umuhanda wangijwe n'isuri aho ni kuri de. Ese hano aramutse kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Iyo kino cyapa kibonye turebeye no kwa biriya birango, urabona ko n'imodoka yari igiye guhanuka ikagwa mu mazi. Iyo ukibonye rero ugiye guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome, kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburiraho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ndakeka ko namustamo ndakeka ko namuskandika wa papuro utari wayihisemo. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora bino bizami byakozwe no kugira ngo urusheho kubona imyitozo ihagije n'ugerwaho uzakore rimwe uhite usinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha yegera umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha. Ese turanga cyerekezo tuba tumenyesha iki? Aranga igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Hano abayobozi ari kuvuga n'ubundi n'abayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo hegereye umurongo ukomeje. Sega ngo igabanirwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo A na C nibyo. A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C igabanirwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo
rwagiyemo, ndakeka ko rutamutamo se, ndakeka ko yandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, kuko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Bino bimenyetso bimurika bari kuvuga mwebwe mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni ku maferuje, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Hari ahantu rero ngo ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Ntibishobora kuhagenda bimeze ute? Ari ngo biteganye, biga ngo ku murongo umwe, sega ngo A na B nibyo, sega ngo D ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hari ahari ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kugenda biteganye? Aho ni kuri ha. Ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe, ese ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa no ku murongo umwe, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, n'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo, kuko hariya ahantu ibinyabiziga biba bishobora kuhagenda biteganye, biba bishobora kuhagenda ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. Rero kubera bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, ariko mu kibazo bakaba batubwiye ngo ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda, turahita duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo D, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, kuko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kane kikabaza ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ese ayo matara ashyirwa kwa zino autobus zigenewe gutwara abanyeshuri ku buhe buryo? Ari ngo amatara abiri ashyirwa inyuma, mbega ngo amatara abiri ashyirwa imbere, sega ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C nibyo bisubizo by'ukuri. B amatara abiri ashyirwa imbere, na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndiza ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, n'iso cy'ukuri nta kindi ni C rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baje baturutse imbere baze kubona ko ihagaze. Batubwiye ko ari autobus zigenewe gutwara abanyeshuri, bashoboka ko harimo inshuke. Irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma ya autobus baze kumenya ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko ramutse utamo rero C, ndakeka ko ramutse kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 tubigufashemo aho waba hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukabigufashamo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona rino tara ryo guhagarara ry'ibara ritukura. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye bishobora kuba ari na saa z'ijoro, ariko mu kirere hakaba nta gicu kibuditse kirimo. Nabonye abantu benshi mukunda kuvuga ngo buriya ngo bari nka saa 11 n'igice ngo bugiye gucya. Oya, ashobora kuba na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kihari. Araba mu metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Beka ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. Seka ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ese birashoboka ko wabonera itara muri metero 100 ku manywa, haba ari nijoro ukaribonera muri metero 20? Urabona ko intera zo ku manywa zirutiza nijoro, kandi yari nijoro nibwo tuba twabona itara riri kure. Rero niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya
urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Kwibutsa gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe baragusharinga link, kuko aba ari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorewe na romoroki zikorewe n'ibyo binyabiziga bishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iravuga ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Mbega ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kwa ngo A ikaba ari ikiso cy'ukuri santimetero 50 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, na B ikaba ari ikiso cy'ukuri bugari ntarengwa budakuka akaba ari metero 2 na santimetero 50. Naho kuri D bakatubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari ikiso cya nyacyo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni ikiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha mu kizame. Wari wahisemo B ni igisozo cy'ukuri ariko nta manota baraguha mu kizame. Ugomba guhitamo igisubizo cy'ukuri kivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo baba baduhayemo ibisubizo bibiri. Ugomba guhitamo rero inyuguti ivuga ko ibyo bisubizo bibiri ari ibisubizo by'ukuri. Hano niyo mpamvu duhisemo C, ariko niyo wari wahisemo A cyangwa B aba ari ibyo, ariko nta manota baguha, kuko murabizi harani system ibiri kugukosora. Iyo utahisemo ikiso cya nyacyo baguha 0. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Ukaba wadepasa nk'amapikipiki ibyo byemewe adafite akanyabiziga ku ruhande, cyangwa se za velomoteri cyangwa amagare bikaba byemewe, ariko bikaba bibujijwe kuba wadepasa nk'imodoka. Ko hano bavuze ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe hakurikira. Urumva ko ibikibiziga bibiri byo biremewe kuba wabinyuraho, ariko ntiwemerewe kunyura ku bindi binyabiziga. Bibujijwe hehe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ariko ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iyo bavuze iteme ni kimwe no kuvuga ikiraro. Beka ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. Seka ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari ikiso cya nyacyo. Ese wowe hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko bamaze guhitamo ikiso cy'ukuri. Ndakeka ko ikiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye birabujijwe. Hafi y'aho abanyamaguru banyura birabujijwe, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndakeka ko uzitamo D. Ndakeka ko uzikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 8 nicyo ku cyapa. Kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame urabona kino cyapa gifitiye ishusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Mbibutsa ko nabakoreye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo bazaho mu kizame. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe kijyanye n'ibyapa kire kuzongera kukugora. Ara ngo hanyurwa na velomoteri gusa. Beka ngo nta modoka. Seka ngo hanyurwa n'imodoka gusa. Deka ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Igiso cy'ukuri amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukikubuza. Harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki, harimo velomoteri ntihanyurwa n'amavelomoteri, harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Nuko ibyapa bibuza biba biteye. Muno rero harimo ipikipiki, niyo mpamvu duhisemo ko hatanyurwa n'amapikipiki. Ndakeka ko ramuzita mode.
ndakeka uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikintu uba ugomba gukora mu gihe uvuye gukora utsinze, iyo ubonye bagenzi bawe inshuti zawe nazo zishaka kwiga amategeko y'umuhanda, uzisharinga zino video nazo zikaza zigakora rimwe zigahita zitsinda. Rero mujye mubikora, mu gihe mwavuye gukora nicyo kintu cyonyine muba mwamfasha, mugafata izi video mukazihereza inshuti zanyu zikaza nazo zitukigana, hasigaye zazagerwaho zigakora rimwe zigahita zitsinda. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ntabwo wabyuka ngo kubera ko ufite imodoka ngo uhite ujya gutwara. Hari ikintu kiba gisabwa kugira ngo ubashe gutwara imodoka yawe mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ese ni iki usabwa? Ese ni iki gikenewe? Aranga uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro. Beka ngo ubwishingizi bw'ikinyabiziga ufite agaciro. Sega ngo icyemezo cyiyandikwa ry'ikinyabiziga. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cya nyacyo. Ese ni cyo kiba gikenewe kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga biteganywa n'itegeko? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro, ukaba ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, n'icyemezo cyiyandikwa ry'ikinyabiziga. Ndakeka uramutamo D. Ndakeka uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, kuko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Uguze ikinyabiziga ese kizakenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Araba ngo nyuma y'umwaka umwe, beka ngo nyuma y'imyaka 2. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A nyuma y'umwaka umwe na B nyuma y'imyaka 2 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni nyuma y'imyaka 2. Ndakeka uramutamo B. Ndakeka ko uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Utubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, ahasigaye tukagufatira kode, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, no kuvuga ngo nkuha uburenganzira bwo kujya urareba ikintu nashyize muri computer yanjye, ikintu nashyizemo ukajya urakibona bitewe n'isomo turi kwigana, nkagenda gusobanura tukabivaho ubyumvishe. Ikindi uri mu mujyi wa Kigali ariko nta mwanya ukunda kuba ufite, ukeneye ko tuza tukigana umunsi umwe cyangwa 2, turaza tukakwigisha turi kumwe. Iminsi 2 ibihagije, ukagenda mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ariko iyo minsi 2 tukayigana turi kumwe. Ukeneye kwamamaza nk'ibikorwa byawe cyane cyane ibijyanye n'ubundi no gutwara, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tubigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubafashemo. Murabizi intego yacu no gukora rimwe. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko ugiye kudepasa ikindi kinyabiziga, ese ni biki uba ugomba kubanza wamenya? Araba ngo nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, bega ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Sega ngo ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, mu gihe kuri D ariko tubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ugiye kudepasa cyangwa mu kinyarwanda cyiza ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga, ni ngombwa kumenya iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, ukareba ese imbere hari intera runaka ndi kurebamo, ukareba ko imbere uri kuhabona neza. Ikindi ukitondera kunyuranaho mu ikona. Kubera iki? Kubera ko mu ikoni hari intera uba utari kurebamo imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga gishobora kuba cyaje mugahita mugongana.
bikaba biguteje ibyago cyangwa ukabuteje ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda. Kandi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Rero ugomba kureba ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ndakeka ko aramutse utamobe, ndakeka ko aramutse ukandika wapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyasa, uba wakora iki? Wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. Mbega ngo ufata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Sega ngo merera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cyo kuri kirimo. Ese ugomba gukora iki? Kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyasa, ese uba wakora iki? Ese uba wakwitwara ute uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ikintu uba ugomba gukora nta kindi ni kimwe. Hano giso cy'ukuri ni se, emera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Niba ubona imbere ahantu ugeze byemewe kunyuranaho, ukabona imbere nta kindi kinyabiziga cyaje, ukabona imbere ntabwo ari mu kona, wemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Kuko akenshi zikunda kuba ari nka za ambulance ziba zitwaye abarwayi. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda, hari igihe uba ucagaguye, hari n'igihe uba udacagaguye. Rero igihe ucagaguye uri umuyobozi w'ikinyabiziga ntugomba gukora iki? Araba ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Sega ngo agomba guhagarika ikinyabiziga, deka ngo nta giso cy'ukuri. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Iyo uriya murongo uri hagati mu muhanda urombereje ucagaguye, uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Iyo uriya murongo ucagaguye biba ngombwa mu gihe ushaka kunyuranaho. Murabizi iyo ucagaguye uba wanyuranaho ushaka gukatira ibumoso cyangwa ushaka guhindura nk'icyerekezo. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ndakeka ko nuzitamo B, ndakeka ko nuzikandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ara ngo birabujijwe kujya mu kindi birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse cyangwa bituruka aho ujya. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga, na B gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Wanditse cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ubwo bivuze ko abari kuza bagusanga nibo bari buze gutambuka mbere. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Urabona ko tugendeye kwa bino birango, twe murabizi mu Rwanda tugendera mu ruhande rw'iburyo, muri mu mutuku. Abari kujya imbere bari mu mutuku, abari kuza bagusanga bari mu mukara. Abari mu mutuku bari kubabuza gutambuka mbere, abari mu mukara bari kubemerera gutambuka mbere. Niyo mpamvu bavuze ngo ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka imbere aho wowe uri kujya. Ndakeka ko uramutse B, ndakeka ko uramutse kwandika ku papuro. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza, ni ingenzi ko wajya kureba iriya video nabakoreye iteguye neza, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakongera kukunanira. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi ni ikinyabiziga giparitse impande y'umuhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa, ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwaho. Ibihe binyabiziga byo biba bibyemerewe? Ari ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana.
beka ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bino binyabiziga bigendwamo n'abana, mu gihe mutubona turiya tunyabiziga tuba turimo abana bagenda basunitse, ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa mu gihe biri kugenda iruhande rwawo. Ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye nka turiya tugare, natwo ntitutegetswe kugira ibimenyetso bitwerekana iyo turi kwambukiranya cyangwa turi kugenda iruhande rw'umuhanda. Ndakeka ko uramutse C, ndakeka ko uramutse ukandika agapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ugiye kumbwira amabara agize kino cyapa cy'inyongera. Birashoboka ko kino cyapa ushobora kuba utakizi, ariko ukabuza ukuntu ibyapa by'inyongera biteye, birahita bigufasha gutahura igisubizo cya nyacyo. Ariya ngo ubururu, umweru n'umukara, biga ngo umukara, umweru n'umuhondo. Sega ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano hari igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Aba ari ubururu, umweru n'umukara. Murabizi iriya byapa biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Bari batubajije amabara, urahita uvuga amabara yose ari kwa kiriya cyapa. Ndakeka ko uramutse A, ndakeka ko uramutse yandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara yawe y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka igihe cyose. Ese uba ushobora kuyazimya ryari? Arangwa iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Beka ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo iyo umuhanda umurikiwe hose umuyobozi ashobora kubona nibura muri metero 200, uba ushobora kuzimya ayo matara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Cyangwa iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zigera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko hariya ni systeme iba iri kugukosora. Uramutse uri gukosora kino kizame ukagira ikibazo cyangwa ukabona hari ikintu kiri kugugora, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, ukazaguteguraho isomo ukazahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Abagomba gukora iki? Ari ngo gushaka umuherekeza, biga ngo gukurura ikinyabiziga cye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, gushaka umuherekeza cyangwa gukurura ikinyabiziga cye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese uba ugomba gukora iki? Hano ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba gukurura ikinyabiziga cyawe. Niyo mpamvu hano duhisemo B, gukurura ikinyabiziga cye. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora, kuko murabizi
ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa kivuga, icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Ara ngo aho imihanda ihurira. Bika ngo inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri aho imihanda ihurira n'inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kino cyapa cyo gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Ese mwa bino bisubizo bine baduhaye hari ahantu uri kubona handitse ngo ifungana ry'umuhanda? Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka rero muzitamo D, ndakeka rero muzikandika ku papuro. Ariko niba kigwa mu kizamura akora mu kanya bashyize mu bisubizo bine ngo ifungana ry'umuhanda, uhita uhitamo icyo ngicyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Ari ngo umuyobozi, B ngo umuherekeza, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni umuyobozi. Niba bavuze umuyobozi ntabwo ari kuvuga umuyobozi mu nzego za leta, oya. Niba bari kuvuga umuyobozi hano ku kinyabiziga, niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari moto ni umumotari, ibyo bita umuyobozi w'ikinyabiziga. Rero kugira ngo ikinyabiziga kigende ni ukuba gifite umuyobozi, kigomba kuba gifite umuyobozi. Hari abantu bagomba guhitamo C ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, nk'umuyobozi ngo cyangwa umuherekeza. Kandi hari ibinyabiziga byinshi tubona bigenda harimo umuntu umwe ari we utwaye, kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Ndakeka ko ramutse uhitamo A, ndakeka ko wari umaze kuyandika ku papuro. Ndizera ko kino kizami dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho uri hafi gukora ujye uhita ukibonera ku gihe, aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788935516 tubigufashemo. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Uri mu mujyi wa Kigali turaza tukakureba tukigana iminsi 2 turi kumwe. Umunsi ukurikiye ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788935516 tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.